wiriwe neza rukundo rwanjye, we rukundo rutagira urwango, we tubabara twongera tugaseka, twashwana twongera tukiyunga. Uyu munsi nkuhamagaye ngira ngo mbere na mbere reka ngusaba imbabazi z'igihe nagutesheje. Wari uw'agaciro kuri njyewe, wampaye umwanya ntazibagirwa, wampaye ibyishimo ntazibagirwa, wampaye kwishima pe. Rukundo, sinzi aho nahera ngo ngushinje amakosa, kuko ahubwo ndebye ngo nanjye nyine amakosa. Ese nkubaze? Wait babe, wait. Kuki uvuze aya magambo? Ese waba ufite uburyo umbonamo? Rukundo, ndabizi neza urafuha. Ese hari umuntu waba wambaranye nawe basi ko wafushye? No baby, ntawe nagushinja, ntacyo nagushinja, ahubwo njye ubwanjye ndishinza. Uri umwana utabugize ikintu na kimwe abuze, uri umukobwa wirukankwaho na benshi, uri mwiza kandi urakeye pe, uri byose. Hano hanze nta n'umwe utagushegera, nta muntu utagusarira, yewe nanjye ndetse ndabizi ko hari benshi bagwakira kandi nawe hari benshi wakakira. Hari benshi ujya guha amahitamo ukaba waretse kubera ko nkiri mu buzima bwawe, ariko babe nkuhaye uruhushya, nkuhaye uburenganzira, uyu niwe mwanya ngo ufate umwanzuro muzima, kubera yuko njyewe nicaye nkitekerezaho nkireba, mbona ko wenda icyangiro, ahubwo ndimo ndaguhatira nkusuzuguza abandi. Akantu ndi kuvuga sinzi mba uri kukumva neza cyangwa ugasobanukirwe, gusa njye ndi serious. No babe, wait, calm down. Mukundwa, shaka kufi twumvikana. Ntukare ijambo nubwo uri umugabo, ntukavuge menshi nubwo ndi umugabo. Ibintu byose bigomba kuvugwa twabyumvikanyeho. Ese rukundo rwanjye, ni irihe gusa wambonyemo? Nakubwiye ko iteka ryose nta wundi muhungu, nta n'ikindi kintu nifuza ko cyanze ubuzima bwawe, sibyo? Ahazaza hose tuzahanyurana, haba habi haba heza, kandi nta na kimwe cyakuza tutari kumwe. Ndakubwiza ukuri yuko uri inzozi zanjye. Ngukundira uko uri n'uwo uri we, ngukundira icyo uri cyo, ntawe ukundira, ntago ngukundira yuko hari ibyo mbona uriho. Oya be, ca bugufi, ndimo ndabyumva icyo ushaka kumbwira. Ese waba uzi neza yuko ari we muhungu nterwa ishema nawe? Niwe muhungu ntera ishema bebe. Ibaze yuko nicara mbona nta wundi muntu natekereza mu bwonko bwawe. Uracyari wa wundi wa kera, uracyari wa wundi ushobora kubura nkahangayika. Rukundo, iyumvise yuko njye nawe tutatandukana. No mukobwa mwiza, ntabwo nifuza kuzabona papa we cyangwa mama wawe babazwa n'urushako rubi. Icyambere cyo, ubyukira ku cyayi cy'amata, umukate n'umureti. Saa sita urya icyo ushaka bitewe n'amahitamo yawe. Ijoro unywa icyo ushaka ukarya icyo ushaka, kandi si ibyo gusa, hari benshi ushobora kujyana aho ushaka. Ngo ndavuga muri ambiyanse, gusohokana mu gihuru, nkagusohokana mu ntoki, nkagusohokana mu mashyamba, ariko baragusohokana ku mazi, baragusohokana ku mahoteli ahenze. Ese niba udashaka ubuzima bwiza rukundo, ntabwo nifuza kunaniza ubwonko bwawe ngo cyangwa wamwitamo mabi. Ahazaza hanjye ntawe hantera amakenga. Abahungu dukora amakosa menshi
yo gushaka guhitamo ibyiza tugahitamo abeza ariko tutazabashobora. Ese nkubaza ko hari igihe ngira nkaburara cyangwa se nkanabwirirwa kugira ngo nakishimira kuba nabona ibyo bintu bikubaho? No baby, wirira, no wirira. Icyo ndi kubwira ni ukuri, ntabwo nifuza guhangayika ku bwanjye, ahubwo ndashaka kutari ibyishimo n'uwo ushaka. Uwo uzakunda wese nta kibazo, ntabwo nzajya kubitindaho, ntabwo nzajya kwihurakarira aho mwavuganye. Baby, byaba byiza dutandukanye, reka ngukupe nawe utaha. No way baby, uretse kumpa wavuze sinavuga, ubwiye byose biri ku mutima wawe sinavuga, ariko ndagira ngo ubwize ukuri, ntago buri ibintu byose bitangizwa n'amaganya n'amarira, ahubwo byose bizamo kwiyubaka. Ese rukundo, waba uzi ahashyizeho umuntu ku buryo basi uhera ahaje? Rukundo, waba uzi ibyatubanjirije? Ese kucyumva ko wameteramo kandi namaze guhitamo? Rwego, ntabwo numva yuko ari wowe wambwiye aya magambo. Wari umwe mu basore bazi guhangana n'ibibazo, uri umwe mu basore bazi guhangana na buri kimwe cyose. Ese uyu munsi byagenze gute? Ku buryo wumva ucitse intege, ukiheba, ukigunga, ukicuza? Basi nkora iki? Ese basi nanjye njye muri geto nige kwihigira, nige kuburara, nige kubwirirwa, nige gusonza kugira ngo ubone yuko nagukunda? Mwiza wanjye ntabwo ngukurikiye imitungo, nta nubwo njye nkurikiye abantu imitungo. Njyewe ndeba umuntu mu mutwe we, akareba n'uwajyaho gukunda. Ntabwo ariko nanyoye ko hari abandi bantu benshi banyurukaho beza, gusa bitewe n'uko nkubwira sinshaka ko uzanabimenya, ahubwo icyo nashakaga ni uko njye nawe urukundo rwogera. Ntabwo se nagushinja, uko ushoboye waranshimishije, wampaye umwanya uko ubishoboye, gusa sinifuza gutandukana nawe. Baby, kuki wumva ibintu wabinkora? Kuki wumva ibintu wabinkora? Ukuri kuriho, ndagukunda. I love you so much. Mukobwa mwiza, we ntinya kuvuga mu mazina, wowe ntinya kubahuka. Ese wari uzi ko guhagarara nawe mu nzira ari ibintu bintera ubwoba? Reka ncumbikira aha, niba uretse gucumbika reka ncumbikira aha. Njye nawe ndabizi ko tuzasubira kandi tuzakundana by'iteka. I love you so much. Uzakunda uwo ushaka, uzakunda icyo ushaka, uzahirwe n'urugendo. Imana izaguhe umuhungu w'umutima, izakurinde ba bahungu bakunda hasi yewe bakanavoma hafi. Wowe wakunze ino nkuru cyangwa se wakunze iki kiganiro, kora subscribe kuri YouTube channel yacu ni Rwego Kabiri. Iki ni ikiganiro cyiza cyane ku bantu bakundana, by'umwihariko ku basore cyangwa se by'umwihariko ku basore bakunda abana mu bakire. Gusa hano harimo amasomo menshi agiye atandukanye. WhatsApp wahamagara kuri nimero nkunda kwandika 0789 10 9 9. Ushaka no gutera inkunga ni iyo nimero. Murakoze cyane.
tubayeho ku bwanyu kubera yuko ari mu dutera inkunga dukunda umurage byacu kubera ko bidufasha cyane murakoze murabe agaciro